aritonda nyine tu oya nyine mani aritonda ntago ari ibyo nanivuze ntago ari ibyo mani bitewe n'igihe mumaranye mbwira kuri cyangwa agira amagambo mani nubwo mbere uyu muhungu w'injajwa ninjajwe nyine aritonda ariko nubwo agira amagambo twerekeho cyangwa poromota w'ibihe byose agira amagambo nyine tu ninjajwa nicyo kintu namuvugaho nta kindi. Guys, it's your boy DJ Costa, Selector Music #1 Daddy Wawa Best. Turacyari kuri cyangwa and Voice TV show. None nabazaniye ibintu bitarayikize, ibintu bitarakaboneka kabisa, byabuze ariko bikaba biboneka ahantu hake ku mubumbe. So murabona nicaranye abantu babiri kugira director adufashe, Voice adufashe kugira ngo aberekane fresh. Ni neza papa? Yewa ibintu nyamoro bro. Namahoro. Ibintu twibwataraje. Ni neza eri cyane fresh cyane. Okay. So muragomba hano n'abana dufite nagiye kubita ikintu bita umuriro sana. Mwajyaga mwumva ntangira mvuga ati abantu bakurikiye cyangwe and Voice TV show. Urumva? None ubu ngubu sasa ese cyangwe and Voice TV show ni ibiki? None ngiye nizaniye n'umuntu banze kubibwira. Cyangwa and Voice TV show. Man yo ni YouTube, urumva? Ni YouTube icaye ibiganiro bya fresh birimo isuku, bifite ishusho rimeze neza, ku bushobozi buhari. Ewa ni YouTube kabisa iri ibintu byiza umuntu wese yigezeho nta no yifuza kuyivaho. Banze ubibwira ariko. Ewa ni showboy cyangwa Mr Focus. Murumva ko mbazane niwe cyangwa mujya mumva mvuga mwaye mutaramubona nubwo mwajyaga mubona wenda ntago mwaye muzika ari we cyangwa none ubu biri inyuma byose kabisa. Ewa na Costa ubundi ni hejuru ni cyangwe Mr Focus DJ Costa ewa best DJ in Africa bro. No nje nabazaniye big promoter bro. Nje manago najya ngo mbeshye ko ari wowe atari wowe mu promoter ugezweho muri iki gihugu cy'u Rwanda. Man wowe promoting ibintu bikaryoha. Ewa ntabwo nje najyana nasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi nk'abantu bafite amaproje baduha akazi man tuze dukora advertisement y'umuriro bro. Twebwe twamaje boro yawe man iminota 5 igihugu kiba cyamaze kuyimenya bro no hanze cyane kabisa. So murabyumva ndagira ngo rero director dufashe mwe mubone nyine aba bantu bose turi kumwe mwe mubabone ko nyine babone bose sibyo. Ni neza eri cyane ni fresh cyane umeze neza yego wariye bandahazi. Erize kujya akantu gato mbere ko dutangira ndagira ngo ugire ikintu uvuga kuri cyangwe ni umuhungu afite umusatsi yambaye ipantaro n'umupira aritonda nyine tu nyine aritonda ntago ari ibyo nanivuze ntago ari ibyo mani bitewe n'igihe mumaranye mbwira agira amagambo mani nubwo mbere uyu muhungu w'injajwa ninjajwe nyine aritonda ariko nubwo agira amagambo twerekeho cyangwa poromota w'ibihe byose agira amagambo nyine tu ninjajwa nicyo kintu namuvugaho nta kindi. So murumva neza rero Elise tukiri kuganira reka mbabwire nyine aritonda agira discipline nyine akaburetse akantu kamwe kamucitse k'ubugambo ariko nyine aritonda tuna umwana mwiza mumukonde ari na singo Elise mani ngenda kwikundira na mama ajya ambwira ko ankunda cyane urakoze cyane umuti wamenye Elise niba na habo cyangwa ABC denti simbizi. So Elise yo man nyine ababyeyi sibyo ababyeyi nabo barabemera ko ari abantu bakomeye cyane man bitabaho birenze bitavugwa bitangaje respect ihambaye nyine tu nta n'ikintu nyine birenze ubushobozi bwanjye nyine n'ibitekerezo byanjye. So hari akantu bajya bavuga ngo mama yanwita amezi 9 anwita agenda yigengesera adahunga yanga ko mpungabana sibyo ibintu nk'ibyo. So ndagira ngo umbwire ugire ikintu uvuga sibyo mu magambo arambuye ikintu ugira ikintu uvuga ku babyeyi baba mama mani nyine ababyeyi baba mama bararenze mani. Tekereza umubyeyi ubyuka mu gitondo mani akadusiga turyamye mani tekereza tugisinziriye mani akagenda agashaka nyine ikidutunga tu mani nyine njyewe nyine mbana na Mary siko narenze mama wanjye ubundi ni ku mutima mani Mary siko narenze ntabwo wabyumva mama wanjye mama
aruta ibintu byose biba ku isi. Mama wanjye nyine mana ababyeyi b'abameri bararenze mani, tekereza nyine kuva nkiri mutoya kugeza nyine aha ngejeje mani Meri turi kumwe nyine ibintu byose uko mumbona nyine byose ni Meri nyine ni mama wanjye, ndamukunda cyane. So Elise, urumva ukuntu ushimira mama wawe sibyo? Urumva nyine ni umubyeyi w'agaciro kuri wowe. Yego. So gira ikintu uvuga ku bana sibyo? Uba ugasanga mu gitondo arabyutse mu gitondo, urumva arabyutse mu gitondo ntashaka nyine kuvugisha mama we cyangwa se yirirwa atukana mama we, amutuka nkaho nyine nta gaciro amufitiye mu buzima bwe sibyo? Gira ikintu rero ubwira abo bana birirwa batuka ba nyina cyangwa babasebya. Nyine ababyeyi bose ntabwo aba ari shyashya, papa wanjye ntabwo aba ari shyashya kandi natwe turabizi nyine ariko ntabwo ari ngombwa nyine ngo wirirwe ugenda umushitinga bya danje mani Meri aba ari Meri papa, uko yaba ameze kose ni mama wawe mani, mama wawe nyine mwubahe umuhe ako gaciro akwiriye, umukunde urwo rukundo nyine basi mu gihe papa wawe adahari rwa rukundo ari kumukunda basi rero umwereke nyine uhabe nyine nka papa wawe nyine mukunde basi nyine mani birarenze, ntukabone Meri wawe ababaye ari we wabiteye ayo makosa mani. Ni ibibazo bigomba guhinduka, ntabwo dushaka kubona ababyeyi bacu bababaye. Yego. None se nk'umubyeyi utwita umwana amezi 9 yamara kumubyara akamuta, we umuvuga iki? Nyine abo babyeyi nabo ntabwo mbacira urubanza, nyine hari igihe uba ubona umwana wawe kumuzana mu iyi si ni ibibazo, ukabona nyine ugiye nyine nabyo ntabwo ari byiza pe, nyine ngo uramutaye kubera n'ubundi ahantu umutaye naho ntabwo ari heza pe. Nyine gerageza nimba utangiye process nyine nimba umushaka, nimba ugiye gukora ibyo ukora umwana wawe nawe tekereza nyine ugiye kubikora nyine wirengera ingaruka zabyo. Yego, ntabwo ari byiza nyine abana banyu mubagumane mubakunde bakunde nko mama nkunda siko nuryoshye se ntabwo nabyumva nta nubwo wabyumva pe. None se Elise, tubaze tw'amatsiko mbere yuko tujya kuri Cyangwe sibyo? Yego. Aka kanya uramutse ubonye amafaranga menshi niwe muntu wabanza gutekereza wayakoresha iki? Ikintu cya mbere nabanza gutekereza binababizi ni Meri nyine ni Meri, ndashingamo agashopu. Yego. Wumva washinga agashopu k'iki? K'imyenda se urikumva cyangwa ibyo kurya. Yego. Cyangwa ibyo kurya. Ngo ukunda kurya? Ntabwo ari cyane ariko ntusakanga kurya ni ibya mbere papa, kurya ni ibya mbere nyine tuba bikeneye mu buzima. Yego. Ndakugarukaho? Nta kibazo. Reka tujye kuri Cyangwe. So Elise amaze kutubwira uburyo yumva ku babyeyi b'abamama. Ese ababyeyi b'abamama nyine dukunda kubahereza agaciro kanini cyane, baranagakwiriye koko sibyo? Ariko se wowe agaciro uhereza abapapa ni akahe? Abapapa se? Abapapa nabo ni ababyeyi kuko ntabwo umubyeyi w'umama yakubyara ari wenyine, bose ni abantu bahuriza mu bwumvikane kugira ngo bafate umwanzuro wo kubyara, bose ni abantu bo kubahwa cyane gusa nyine urukundo nanone rw'ababyeyi b'abamama ruba ruri hejuru cyane kuko umumama ibihe byose waba uri gucamo kabone n'ubwo waba wamusuzuguye, mama aba ari mama araza akongera ntabwo yagucaho bari kukubwira nabi kandi wari wamusuzuguye ngo aguceho, nyine abamama bo baratandukanye bya danje. Ese Cyangwe hari umugabo naganiriye nawe arambwira ngo buriya ngo uruhare runini ngo rugirwa n'umupapa, kubera nk'umupapa ngo arakoboka bya danje agashaka amafaranga azatunga umuryango, ngo icyo umugore ngo akora ngo ni ukorera gusa, ngo iyo umwana abaye ikigoryi ngo abuha nyina sibyo? Yaba umwana muzima akaba uwase, wowe bitekereza iki? Kuba nyine ngo umugabo akoboka ngo niwe ufite agaciro nyine karenze. Shamana ngiye ukuntu ngiye mbibona sibyo? Ngiye ukuntu mbibona ngiye ntago agaciro ngaho umuntu umwe gusa kuko kurera mani buri umuntu wirwana n'umwana amurera umunsi ku wundi bro, agateka mani noneho ubwo nyine turi kuri side y'umumere, agateka akirirwa mu rugo agafura bro, nyine agakora ibintu byose bikeneye nk'umuntu w'umubyeyi mu rugo sibyo?
wenda umupapa nawe afite inshingano zo kujya zo gukoboka nyine iyo mifungo ayishaka ibintu nk'ibyo urumva. Njye niyo mpamvu njye mbifata ko iyo abantu bafite nyine urukundo nyine tu, njye mbifata ko bose barakoboka, bose baravunika. Njye ntabwo mvuga ati iyi sayidi y'umugabo niwe uvunika wenyine, umugore ntavunike, kuko urumva n'uwo mugore iyo mirimo asigayemo mu rugo, none n'abagore baba bafite utuzi bakabyuka bajya ku kazi bakajya kwihiringa nabo. Njye nuko mbyumva. Murumva cyangwa ani promota kabisa cyangwa promota urumva ibitekerezo afite ibi idea birenze.